dosiye bivuga ko byavuzwe bagikora inkuru mbere akuvuga ngo dosiye njye nayibonye Ndimbati yafunzwe ubu nuvuga ngo ibi byabaye mbere wenda niwe uzabikurikirana naza akabara dushobora kubikurikirana azabimbwira turebe ko umunyamategeko akenshi wunganira umuntu aba n'umujyanama mu by'amategeko Ndimbati akubwiye ko agiye kurega umunyamakuru avuga ati umunyamakuru igihe cyose maze muri gereza nubwo mbonye ubutabera ariko nararenganye mu nama bamugira harimo yuko yarega umunyamakuru cyangwa wavuga uti anyeretse ibimenyetso nkabona bishyigikira ibyo avuga nagira icyo mbivuga ariko reka nifate no kugira icyo mbivuga ko narabona ibimenyetso ashingiraho metre umuburanyi ashobora kubura ukujurira ubushinjacyaha buramutse bujuriye twabona mugarutse mu rubanza cyangwa rurapfundikiwe oya ntabwo rupfundikiwe uru rubanza rusomwe ku rwego rwa mbere ufite uburenganzira rero ubushinjacyaha bufite uburenganzira nabwo ni umuburanyi nkatwe nk'uko natwe iyo atagirwa umwere twari kujurira wenda nabo bufite uburenganzira bwo kujurira nyuma mu minsi 30 uhereye umunsi rwasomewe urakoze cyane kandi felicitation murakoze kandi byiza cyane kuri ubana natwe umunsi ku munsi nkwifurize amahoro y'Imana nizere ko ibyirimo byose biri kugenda neza cyane kandi niyo bitari kugenda neza ugire kwihangana mu buzima wizere ko ejo nejo bundi bishobora guhinduka. It's breaking news uyu munsi ku itariki ya 29 ku isaha ya 8 niyo saha yari yaravuzwe ko izasomerwaho urubanza rw'umusitari muzi cyane nka Ndimbati uwo bita Jean Bosco. Ni urubanza rwarabaye mu buryo bugiye butandukanye mwagiye mubikurikirana kenshi cyane aho yari arimo arashinjwa ibyaha birimo gusambanya umwana ndetse no kumunywesha inzoga. Uyu munsi urukiko rwafashe umwanzuro washimishije abantu benshi cyane mu buryo bugiye butandukanye wemeza ko uyu Jean Bosco alias Ndimbati agomba kurwa. Ibi kenshi cyane byagiye bigarukaho mu buryo bugiye butandukanye, hari abakozi b'Imana babivugaho bavuga ati Ndimbati azataha banabihanura mu buryo bugiye butandukanye. It's breaking news rero tuzagenda tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye ariko byari byishimo kuri metre. Hari icyo metre yavuze ndetse na madamu Ndimbati byamurenze cyane, abantu benshi cyane byabarenze babura uko babikora, babyishimiye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Tuzagenda tubagezaho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Hari iri somwa ry'urubanza ryari ryitabiriwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye nkuko mugenda mubikurikirana, nkuko imanza zigenda zitabirwa n'abantu bagiye batandukanye, abanyamakuru ndetse n'abandi bastari. Ariko ni inkuru ishimishije. Ngerageje ku murongo wa telefone guhamagara umwe mu bakozi b'Imana cyangwa se umuhanuzi wari wabihanuye, ariko nimero ye aka kanya sinabasha kuyibona. Reka nongere ndamumva iciyemo kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Sinzi niba ari bumfate gusa ni ibintu bishimishije cyane. Narakubwiye banga kwemera uravuga ngo mbino ngo mba mbifite amakuru ngambwira. Yesu ashimwe mutumishi. Yesu ashimwe mutumishi. Yesu ayibazwe damuruti. Ubu live turi mu kiganiro. Ayisa nkupa ariko reka muhamagare kugira ngo ibintu bigende neza. Hari byo urumva ko hari byo yaratangaje avuga ko Ndimbati azataha ko ari Imana yabimubwiye, ariko aka kanya tukaba tubonye ko ubuhanuzi busohoye. Sinzi ko imeze. Allo kuri ko nkupa man. Okay, mu kiganiro ntago byoroshye ariko biraza kugenda neza cyane. Reka wenda tuzagenda turushaho kubaganiriza tubagezaho uko bigiye bimeze, tubagezaho byinshi cyane kubijyanye n'ibi bya Ndimbati, kubijyanye buryo ubutumwa bwari bwaravuzwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero tubifuriza amahoro y'Imana, katubagezeho uko byari byifashe ku rukiko. Turabakunda cyane.